Hello friends, nongeye kubaramutsa nkomeza kubashimira mwe mwese mumaze gukurikirana video nyinshi zitandukanye ziri kuri YouTube channel ya Niwengenzi Fiacre, kandi mbibutsa ngo mukore subscribe. Kandi wowe ugitangira kureba iyi video ndagusaba kuba utarihutisha, kuko akenshi iyo yihutishije hari ibyo buri gusimbuka kandi by'ingenzi wakenera mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe, hari benshi bansabye ngo nzasubiremo video ijyanye na percentage no gushyira ku ijana, cyangwa se ikindi no gushyira kuri rank, gukoresha rank function nk'imwe muri function zidufasha gushyira ku myanya. Hanyuma murabona mfite hano tableau ifitemo amanota, nagaragaje amanota y'imibare, ngaragaza amanota y'Icyongereza kuri 30, ngaragaza amanota y'Ikinyarwanda, nabikoze in terms of marks kugira ngo benshi muri mwe uragenda ubishyiramo muri logique igendanye n'akazi ukora mu buzima bwa buri munsi. Kugira ngo ntenye amanota y'imibare kuri Icyongereza Kinyarwanda, ndakana mutarike ikora mbiko wabende gute inkuru cyangwa intoya nta kibazo. Urabona ko no guhera hano kuri B3, ubwo no guhera kuri B3 murabona ko ihanyetse kugeza kuri B3, murabona ko slash iyo mibare iteranye bracket data. Urabona ko ibonye total, kugira ngo mbone total yizi y'abandi bantu bari hasi y'uyu Ange, ndakirika mu gisubizo cy'uwa mbere mu nguni haba harimo aka dot cyangwa se akadomo kanini. Iyo nkozemo double ibisubizo biraza, cyangwa se nkakirikamo nkakoresha left button nkakurura nkageza ku muntu wa nyuma, total murabona ko ije. Mbibutsa ko ubu nk'iyi total aha ni 50 kuri 50, aha ni kuri 30, ubwo ni 80, aha ni kuri 40, ubwo bibaye 120. Ubwo 120 ubwo hano total turayishyira ku 120, ku 120 total. Hanyuma tugiye gushyira ku ijana, cyangwa se gushyira kuri percent, kuri percentage cyangwa se percentage. Ndakirikamo hano nandike equal, nkirike muri iki gisubizo nabonye ku 120, ndagabanya 120 bakoreyeho. Iyi ni formule nziza iborohereza. Ndagabanya ayo bakoreyeho nkande enter, biraza mu bice. Nindangiza iki gisubizo, reka nzuminge muze kubibona neza. Iki gisubizo mbonye nkikirikamo, murabona ko kiri mu bice. Narangiza nkaza muri tab yitwa home, nkaza kuri hano hejuru kuri number hano muri general, nkakirika kuri percentage. Aha ni igihe mba nshaka ko percentage ku ijana biza ariko biriho ikimenyetso cya percentage cya percentage, ndagikirikaho. Bite mbona ko uyu mwana witwa Ange ku 120 afite 70.5, ariko ku ijana afite 59. Kugira ngo mbone abandi ko bimeze, ndaza nkurure ngeze hasi mbashe kubona ama percentage yandi y'abandi bana, muri kubibona. Hanyuma tugeze kuri rank. Rank no gushyira ku myanya, ndaza nandike ikimenyetso cyabihwanye, nandike rank, wabyandika mu nyuguti nkuru cyangwa intoya ni kimwe, nshyireho bracket cyangwa se parenthèse. Tugiye kugendera kuri iyi total, nigiye kugenderaho ifata umwanzuro ku itanga imyanya. Iyi total y'umuntu wa mbere iri muri column E cyangwa se E, row ya gatatu, ubwo ni A3 cyangwa se E3, kugeza ku muntu wa nyuma uyu, ubwo ni muri colonne ya E, row ya 8, ubwo ni E8. Urabona ko itibona iyo range. Nshyireho kama, mukurikire neza formule function. Hanyuma ibigiye gukurikiraho tugiye gukoresha amadollar sign, ibimenyetso by'idolari. Ndakanda ku kimenyetso cy'idolari, nongere ntangire nibaze nti range yaho ngiye gushyira ku myanya ngendeyeho ni uguhera muri E, nshyiremo irindi dolari E kangahe, E3,
urabona ko isi yabona yashyize akabara k'umutuku. Nanone nongere mvuga ngo kugeza, ubwo ni ukugeza nanone ntangiza idolari kugeza muri i kireho idolari i8. Urabona ko irongeye ibonye iyo range nanone, muri kubona formule. Nindangiza mfunge bracket nkande enter. Ninkirika mu gisubizo cyo wa mbere cyangwa se umuntu nakoreyemo wa mbere kuri liste ku rutonde rw'abana mfite batandatu, uwa mbere hisaba wa kane, ubwo ndahita nkurura ngeze ku muntu wa nyuma mpite mbona imyanya uko imeze. Uyu ni uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu. Hanyuma reka ngerageze nshyiremo amanota angana turebe ko system ivumbura ko imyanya iri kunga isa. Reka uyu muntu witwa Edison hano mfite 38, muhe 25 n'ibice 5, ndashaka kumunganyisha n'uwo hejuru. Hano nawe muhe 22, hano muhe 23. Murabona ko hano bikungana 70.5 kuri 20, 30 ku ijana. Murabona ko bahise baba ba gatatu bose. Murabona ko uwa mbere, uwa kabiri arahari, aba gatatu ni babiri, niyo mpamvu muri kubona umwanya wa kane utabashije kuba uhari. Ndira mu kubibona arankareka semo tankanyizemo ndakako rank bracket, mvuge nti hano muri colonne ya total no guhera muri E3 kujya muri E8. Rero ka ikimenyetso cy'idolari kireho ikimenyetso cy'idolari kireho gatatu nk'ahantu ngiye guhera, kiremo ngo kugeza double point, kireho idolari, kireho kireho idolari, kireho 8, mfunge bracket nkande enter. Ihita ibona umwanya w'umuntu wa mbere, nongere nkurure mbashe kubona ibisubizo cyangwa se imyanya y'abandi bantu. Murakoze, reka nkomeze mbashimire mwe mwese mumaze gukora subscribe. Niba utarakora subscribe ndakwinginze rwose kora subscribe kugira ngo utazajya ubura izindi video zose uko nzishyizeho. Reka mbashimire, Imana ibahe umugisha. Murakoze, ciao ciao.